Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya. Ese uyu mugabo yabayeho ate? Yaba arya cyangwa se yabayeho mu buzima bugiye butandukanye nk'uko benshi bagenda babyibaza? Nibyo tugiye kubagezaho mu cyegeranyo cyacu twabateguriye, aho tugiye kubagezaho bumwe mu buryo Vladimir Putin akoresha iyo ateye muri gahunda za gisirikare. Akunda kurangwa no kugenda yirira ku muhanda kandi akaba yabyoroshya mu buzima bugiye butandukanye, aho yaba ari kumwe n'abategetsi bamusuye cyangwa nawe ubwe yabasuye, aho akunda kurya capati ndetse n'icyo twakwita ibiraha by'inaha mu Rwanda. Icyo musaba ni kimwe kuri kino shene ya Rwanda Today Official. Ndagusaba akantu koroshye kadasaba ibintu bikomeye cyane. Urakanda kuri iyo buto y'umutuku wanditse subscribe, subscribe ukande kukazogera uko dukoze ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ujye ubibona kandi bibonere igihe. Nta mbaraga bisaba, ni ubushake gusa. Ndagushimira wowe ubikoze ndetse nawe utarabikora, igihe ni iki, udufashe ni imwe bikomeye. Ndagushimiye cyane. Nagiye kure, ngiye kubagezaho Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya. Nangiriye ahangaha yari kumwe na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, aho bari bagiye kugura capati. Benshi bazi ko capati ni ibiryo by'abantu bari aho ngaho basanzwe, abo tuzi nk'abamotari cyangwa se rubanda rugufi. Gusa si bigiye bitandukanye nk'ahangaha mu Burusiya, aho capati ihabwa icyubahiro kandi buri wese akayizihiza nk'uko yakwizihiza ikintu gikomeye cyane cy'agaciro. Vladimir Putin ni umugabo ukunze kurangwa no gusabana, gusa akarangwa no kudaseka. N'ahangaha abandi baba bishimye basetse batora ibyo kurya rwose ubona ko bishimye, ariko we uretse umuntu unyeganyega arimo kurya nta kintu cyerekana ko yishimye cyangwa se yaryohewe. Gusa bigaragaza ko apeti aba afite yo ubwayo igaragaza uburyo akunda kurya, ndetse ajya ananyuzamo rimwe na rimwe akajya no guteka, ndetse akabasha no kwarurira abashyitsi be. N'ahangaha ubwo yari agiye kwarurira perezida w'Ubushinwa, babanza kwarura duke duke, nyuma bigaragara ko yaciye ku ruhande ajya gushyiraho ibindi. Vladimir Putin ni umugabo ukunda ibijyanye no kwirira cyane, kuko akunda ibijyanye n'amafarini, ndetse nta nubwo twabitindaho kuko igihugu cye ni icya mbere ku isi mu bihugu bisohora ifarini nyinshi cyane. Igihugu cy'Uburusiya nicyo gihugu kiza mu myanya y'imbere mu kohereza ifarini hanze, ndetse n'inzoga birumvikana kuko ifarini nyinshi iva mu ngano, kandi ingano mu Burusiya bakunda gukoramo inzoga. Vladimir Putin tuvuye aho yari ari kumwe na perezida w'Ubushinwa, aha yari ari mu nama n'abakuru b'ibihugu yegeranye na perezida na meya ndetse n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye. Mu gihe Donald Trump yari akiri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha naho byagaragaye ko Putin yikunda ibijyanye no kurya kandi akabikora n'akazi yishimiye, ndetse atitaye ku maso y'abamureba. Mu gihe abandi baba barimo barinywera imivinyo bameneye rwose, hakaba n'abandi baba bazi hakari. Putin we si uko ateye. Putin arirekura kandi akumva ko niba yeze ku isaha y'ibiryo agomba kurya koko, kuko ntabwo isaha y'ibiryo ari ukujya gukina umupira, kandi ntabwo isaha y'ibiryo ari ukujya gukora gym. Iyo ageze ku biryo ararya kandi akarya akageza aho yumva ahaze, ntabwo atinya mu by'ukuri, kandi abikora yishimiye ko yumva ko iyi saha yo kurya. Ntabwo bigiye bitandukanye nk'abandi bose, ndetse nta nubwo wavuga ko Vladimir Putin ari umwihariko we, gusa we arakabije. Aho abandi bashobora kuba bagiye ku ruhande ubona ko barimo barifotoza cyangwa se bari mu bindi bigiye bitandukanye, we aca inyuma akisangira bari guteka. Ubona ko yishimye kandi akabakunda kubaza cyane, abaza ibyo abatetse uburyo babitetse. Ubona ko afite amatsiko yo kumenya ese ngiye kurya iki, ngiye kukirya gute, kandi cyane kiriko gute. Nk'ibisanzwe Abarusiya bikunda inzoga, gusa Vladimir Putin we bavuga ko atanywa inzoga. Gusa ndetse na bito bigiye bitandukanye bigaragara, hari aho twabonye arimo asa nk'uri kunywa ibyo twakwita inzoga. Gusa ntahamya neza kuko wasanga ari cyane n'abantu babona katebe arimo ariko. Gusa ikigereranyo cy'uyu munsi twabateguriye mu by'ukuri kugira umugabo umubonye uburyo arimo arindira ahangaha yitonze, wabona ko ari rubanda rw'ikibazo natwe twese. Ntabwo wamenya ko ari umugabo isi yose itinya, umugabo uvuga isi yose gupfukama, ndetse umugabo uvuga isi yose ikamwubaha kandi igakora ibyo yayitegetse. Mu by'ukuri umubonye nk'ahangaha yari asohokanye perezida wa Turukiya Ibrahim Raisi. Amaze kumusohokana amusaba ko yajya kumugurira capati, ndetse amubwira ko we nta mafaranga afite, atagize agendana amafaranga. Vladimir Putin rwose ati wigira ikibazo kandi wihangayika, ndakwishyurira. Aramujyana amugurira ice cream, amwishyurira rwose, ndetse baranabagarurira. Gusa babagaruriye amafaranga Vladimir Putin yababwiye ko yayaha ushinzwe banki, bakajyana mu kigo cya leta
gishinzwe ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ishoramari, akaba yakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye by'igihugu. Mu by'ukuri se wamenya ngo yamuhaye angahe, se wamenya ngo yamugaruriye angahe, gusa icyo twabonye cyo ni uko ice cream nyine baraziguze. Tubimenyereye ku bana b'inaha mu Rwanda, aho usanga umwana afite akantu ka ice cream agenda anyunguta rwose, ndetse wabikora uri umugabo sobanutinya kukwita ikibwa, aho bakwita ikibwa byagutungura cyangwa bitagutungura, igihe cyose ufite ice cream